Reka nongere ngo ikaze amaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo utarakora subscribe ariko mukaba mukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya kane cy'inkuru uko nazinutswe urukundo biruko yuko cyarangiye ubwo Blaise yari kumwe n'umukunzi we barimo barasangira, hanyuma boss we akaza guhita yinjira akamubwira yuko bagomba kujya kwa muganga byihutirwa kuko umukobwa yararwaye, hanyuma abaganga bakamutegeka yuko agomba kujya kuzana umusore Blaise nyine aho ngaho kwa muganga. Ese byari byagenze bite? Reka rero dushire amatsiko yuko byaje kugenda twumva igice cya gatanu cy'inkuru. Kwibutsa kureba munsi y'inkuru nyine ukareba ari gutukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukana akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya gatandatu cy'inkuru uzahite wakira ubutumwa bugufi kumenyesha yuko igezeho uhite uyumva. Duherukana boss nkuri ibiryo ku munwa ngo ninjye kwa muganga kitaraganya ngo umukobwa we yarembye. Sinibazaga indwara arwaye yavurwa n'umuntu utazi gufata urushinge nkanjye. Mutesi Deborah yari umukobwa w'imyaka 24 w'inzobe ikeye w'imbavu ndende, gusa akaba umutesi akanara vuba nk'umwana wo mu bakire yabaga yumva icyo ashatse cyose yakibona. Mu myaka 2 nari maze nkorera kampani ya se, yakundaga kuza kureba se hafi buri munsi. Nje nabaga ndi mu biro byegeranye n'ibya boss, muri make nari umunyamabanga wa kampani ya papa w'uwo mukobwa. Buruko yazaga kureba se yacaga mu biro byanjye, akansuhuza akambaza niba sarimo, akabona kwinjira akajya kureba se. Iyo yasangaga se hari ahagiye yategerezaga mu biro byanjye, ubwo niko yitegereza guko nakira abatugana nkabakemura ibibazo, ibyo ntashoboye nkabafasha gushaka abandi bakemurira. Deborah yakundaga kwambara utwenda tugaragaza amatako intege n'ibyano, gusa ntiyabaga agamije kurangaza abasore, niko yari yarakuze bamwambika dore ko na nyina ariko yambaraga. Iyo yatindaga mu biro byanjye byarambangamiraga kuko yabaga ashaka ko mwitaho, nkamwitaho byo kumuganiriza gusa kandi nkabikora mu gihe nta mukiriya nsigaranye, ariko nkirinda cyane kuba namurarikira kuko nari nzi neza yuko byanteranye na boss wanjye. Yabaga ari kumbaza utubazo twinshi, udushinga n'utundi tw'ubugoryi, tumwe nka tumusubiza utundi nka twihorera. Kenshi nabwo nifuza ko aza boss ahari kuko yatinyaga se, ntiyari gutinyuka rero kunyenzaho se ahari. Ariko iyo yazaga agasanga se adahari nabaga ngowe. Yakundaga imikino kandi ngiye nihagazeho kuko nabaga nzi agaciro k'akazi nasabye, nabaga ngomba no gutanga raporo z'ibyo nakoze. Iyo nabaga nagiye gukorera hanze ya company, abandi bakozi bambwiraga yuko umwana wa boss yambaririje, nkumva nta birenze. Deborah yabaga ashaka ko nitabira imwe mu minsi mikuru yaberaga iwabo mu rugo, ariko ngiye sinabikundaga, nayigegamo gusa igihe hari boss wanyitumiriye. Deborah rero yabwiraga boss ko yatumira n'abakozi kuko yabaga yizeye ko ntari bubure mu bo yatumira, cyane ko nari umunyamabanga we. Iyo najyaga babona baga nigingesereye cyane kuko nubwo boss yari umuntu mwiza, yabaga tuje ku buryo utamenya niba yagushimye cyangwa yakunenze. Uwo mukobwa we yakundaga kunsaba ko dusohokana nkabyanga, uretse ko ntanabikundaga. Nanatinyaga ko hazagira icyo bakankira mu majwi, cyane ko yari ameze nk'umukobwa ukunda kuryoshya, gusa nta basore yakundaga kugendana nabo. Yewe no kuri telefone nabaga numva bihunza, nkakeka ko nta zindi ngeso yagira. Nakundaga kumubuza kumenyera kuko ntiyagiraga isoni, n'abandi bakozi bagenzi banjye amubonaga nyigiraho ibyo ashatse, kiretse se wenyine niwe yatinyaga, kandi se yaramufuhiraga cyane. Abakozi bagenzi banjye bamwe bangiraga inama batirya umwana, naho abandi bati nutitonda uriya mukobwa azagukoraho. Uwo mukobwa yabaga yumva icyo ari nanjye yanzaniraho, yambwiraga ko yikundira ukuntu nkora akazi neza, gusa nanjye hari ikintu kimwe rutoki namukundiraga. Yambwiraga ibyo boss yamvuzeho byose, byaba byiza cyangwa se bitagenda nkaboneraho nkabikosora, gusa kenshi byabaga ari byiza. Numvaga mu bakobwa nemereye gukunda ku isi watarimo, atari uko ntamukunda ahubwo ari uko ari umukobwa wa boss kandi bishobora kumubabaza. Urumva boss yakora kariye akazi nuko gaheba, sinari mbyiteguye rero. Uwo mukobwa Deborah mu minsi nari ndwaye narasariye Sylvie ntamubona, nkasiba akazi ntawo bizi iminsi 3 yose, yabuze amahoro ndetse abibwira nyina. Abo dukorana bose barabimenye kuko yababazagaho ntahagaze kureba icyo nabaye, bakahamuhisha ngo ataza bikankoraho. Yagize ahanyereka kanyiyumvamo cyane, bisa naho atakibasha kugenzura amarangamutima ye, akageza ku kazi cyane se adahari kugira ngo akunde aganira nanjye. Iyo namwiyemaga umwanya ngira ngo anyikuremo, ahubwo yabibonaga nk'ubwitonzi no kwirinda ngira, akumva ahubwo arabyishimiye cyane. Ikibaje nuko mu mwaka nari maze nkundana na Sylvie, ari nabwo umukobwa yanyeretse ko nkunda cyane ndetse ku rwego ruhanitse ko yifuza kubana nanjye. Gusa yabimbwiraga aseka kuko yashaka ko ari njye w'umubanza, nanjye nubwo nabaga nasobanukiye ko ashaka gutuma mvuga, nkabigira urwenya ngabone ko nta gahunda mfite. Yajyaga mbaza niba mfite urukundo kuko yabonaga mwihunza, nkamubwira yuko dufite ariko rumeze nk'intare ziritse igihe kitaragera ngo ndurekure. Noneho yatangiye kunyitwaraho naba anyereka ibibero bye ku bushake, agatinda muri biro yanjye cyane, ndashinyiriza kuko nakekaga ko abo bamuntumye ngo agerageze. Umunsi umwe Sylvie yampamagaye nsohotse mu biro gato, Deborah niwe wari uhari, abona handitsemo Sheri Sylvie, maze nje ambwira ko bambuze kuri telefone, nsanze ari Sheri muhamagara bwangu. Naribagiye muhamagara Sheri Deborah yumva, nahise mbona ahindutse kuko ubundi nirindaga ko yamenya ko mfite Sheri kuko nabonaga yananyirukanisha. Yahise ansezera harataha, ngerageza kumubuza guhita agenda ariko arikubura. Hashize iminsi 3 ataraza kundeba ngira ngo yarazinutswe, ndiruhutse kuko nabonaga batanyirukanye. Nibwo rero nabonaga sari nawe boss aza kunjyana harembeye kwa muganga. Turi mu modoka tugana kwa muganga, nabajije boss igituma ngomba kujya kwa muganga kureba umukobwa we byihutirwa gutyo, ambwira ko bisabwe n'abaganga ngo kuko umukobwa nta rindi jambo ariko uvuga uretse izina ryanjye Blaise.
nibutse ko akunda cyane iryo zina Blaise gusa sinumva impamvu yarivuga arwaye. Sylvie kuko yamfuhiraga yahise abyumva neza mbere yanjye ambaza niba nkunda uwo mukobwa muhakanira nkoresheje amarenga y'umutwe kugira ngo boss atagira ikibazo. Sylvie mbona ntiyemeye kuri kwanjye gusa ntiyongera kubitindaho. Twahise tugera kwa muganga abaganga bansamira hejuru banjyana mu cyumba njye nyine babanza kumbaza niba nsanzwe nkundana na Deborah ndabahakanira. Bambaza niba nta kintu nakoreye umukobwa urwaye ndirenga ndarahira. Mbabaza icyabaye bambwira yuko umukobwa arwaye urukundo rwanjye. Siniyumvishaga ibyo ari byo gusa nibutse byigeze kumbaho ndabyumva. Abaganga bahise banyambika imyenda yabo banyigisha ukuntu ndamupima umuriro. Hanyuma nkamuganiza nk'umuntu nkunda kuko ngare wa muti rukumbi yari akeneye. Nta yandi mahitamo nari mfite kubwo kurengera akazi kanjye. Nanyuzeho ba boss na Sylvie bicaye mbona Sylvie yahindutse. Ngira ikibazo ariko ndikomereza. Nkinjira mu cyumba Deborah aryamyeho numvise umusatsi umvuye ku mutwe. Yari yataye ibiro byinshi kandi nari ngiye kwiyoberanya. Muganga mukuru yegereye umukobwa amubwira ko bamuzaniye umuganga w'inzobere. Deborah ntiyagira ikindi avuga uretse izina ryanjye. Nahise mwegera mukora ku mutwe muhamagara mu izina. Yumvise ijwi ryanjye yahise amamagara cyane kandi ahumeka insigane. Ndamufata kuko yari guhubuka ku gitanda. Yandushije imbaraga ari gukaricara. Abaganga barambwira ngo nicarane nawe. Naricaye ndamwegamiza dutangira kuganira. Abaganga barasohotse badusigana twembi. Sylvie yabonye abaganga basohotse bansizemo umutima utera cyane abura amahoro kubera ifuhe. Gusa atinya umukoresha wanjye arikomeza. Deborah yagaruye imbaraga mbaza niba mukunda mbanza kujijinganya. Nibutse inama z'abaganga, nibutse na boss uri hanze, mubwira ko mukunda ndetse ko ari umukobwa mwiza cyane. Namubajije uko yumva mbere bambwira ko ameze neza nta kibazo. Mubaza niba tutataha kuko serumu yari yarashize bayimukuyemo. Yarabyemeye mufata ku rutugu namfata mu mbavu turasohoka duseka. N'ubwa mbere nari nkoze ku mwana wa boss. Abaganga batungurwa no kubona dusohokanye. Boss yaratangaye. Yibazaga ubwoko bw'umutima uhaye utumye wari indemba kiranditse agaseka nta kibazo. Sylvie yadukubise amaso abonye ukuntu mufasheho n'ukuntu tugenda duseka. Nawe yibaza umutima uhaye kwihangana biranga ahita agenda babaye cyane. Dore ko n'isaha yo gutangira akazi ke yarigeze. Deborah yahise ahobera se nanjye nkurikira Sylvia mwihanganishije aranyiyama ngo simukurikire. Ngaruka mbabaye gusa ndabihisha ngo Deborah atababara. Nahise nkuramo itaburiya y'abaganga tujya mu modoka dutaha kwa boss. Mu modoka nagiye nicaranye na Deborah tuganira mbwira ubugoryi nk'uko asanzwe. Gusa yari afite intege nkeya. Umutima wanjye ntiho wari umwitayeho kuko nibazaga ukuntu ndi bubuhumurize sheri wanjye. Nibazaga n'icyo boss ari kuntekerezaho. Numvaga ngiye kubura byose, sheri wanjye ndetse n'akazi. Deborah we yari yibereye mu munyenga kuko intego ye yari yayigezeho. Yumvaga yansindiye ntamenye ko ari umutima atangaga gusa. Twageze kwa boss tuhahurira n'umugore wahuruye, aje kureba umukobwa we kuko bari bamubwiye ko yarembye. Atungurwa no kubona dusohokanye mu modoka duseka. Bamubwiye ko ari njye natumye akira ntiyagira icyo arenzaho. Deborah mfata akaboko arankomeza ngo ntagenda. Umugore wa boss arambwira ngo nindeke tubanze turye. Nashakaga guhita mpamagara sheri nkamusemba bazizi ibyabaye ariko biranga. Twaricanye ku meza amwe n'ababyeyi cyangwa se abakoresha banjye. Boss ntiyavugaga. Gusa nari nzi ko akunda umukobwa we kandi akamufuhira kurusha ibintu byose bibaho. Nyina wa Deborah cyumva ko ari njye natumye akira yaranshimiye. Arangije ambaza igihe nakundaniye n'umukobwa we. Byari nko guterewe ku karere. Mbese kwigerezaho. Nabuze icyo nsubiza nshingiye ku kuntu Deborah yahiye yishimye. Mu gihe mabuja nsubirishijemo, Deborah aritanguranwa ati tumaze umwaka dukundana nuko twari twarabibahishe. Numvise ubwo babuntashye umutima, cese rumeze umubiri wose. Mama Deborah ambaza gahunda mfitiye umukobwa wabo. Ndeba Deborah kuko numvaga bindangireho nta gitekerezo cy'igisubizo namuha. Deborah nkora mu mutwe yirya, abwira nyina ko umwaka wari gukurikiraho twari kubana. Sembona isura irahindutse ahita abaza umukobwa w'icyari cyatumye arwara. Deborah amusubiza ko hari ibyo tutumvikanagaho. Numvaga nari gita cyangwa nkakanguka ngasanga zari inzozi, ariko byari ibyanyabyo. Nabonaga ibyanjye bimeze nk'ibishwangara byumye biri ku zuba kandi birimo kuzamuka mu mwotsi. Umuriro wari ugiye kwaka. Nyina yatangiye rero kuduha impanuro z'uburyo tugomba kwitwara mu rukundo. Sinzi niba we yari yabyakiye ko nababera umukwe cyangwa ari uko yagira ngo umukobwa atongera kuremba. Boss yahise ahaguruka atari yajya mu cyumba. Mpita mbona ko bikaze. Mama Deborah yahamagaye umukozi ngo atuzanire icyo kunywa. Yinjira mu cyumba asangamo umugabo we. Nahindukire Deborah mubaza niba atasaze. Ambwira nyiryaho ngo n'urukundo sheri ntuzandongora. Ubwo ababyeyi sinzi icyo bavuganye bahise bagaruka ku meza. Boss yifata nkaho nta cyabaye gusa akomeza gutuza uretse ko ari nako yari asanzwe. Sinjye warose turangiza kurya. Bahise bambwira ngo njye kuruhuka nzagaruke ku kazi ku munsi ukurikiraho. Bananshimira kuba natumye umukobwa wabakira. Natashye ntumva ntabona. Uwo wari umunsi uteye ubwoba kuri jye kuko uretse urugamba rw'urukundo rwari rutangiye hagati yanjye na Deborah, ibintu yarahamirije imbere y'ababyeyi none abakoresha banjye ntibyari byoroshye kubyigaranzura. Numvaga nasubirayo nkabahakanira hakiri kare, ariko amazi yari yarenze inkombe. Ku rundi ruhande kandi Sylvie nawe ntiyari yorohewe. Sinari nzi icyemezo yafashe. Byarashobokaga ko yanyanze. Nahise muhamagara numva yakuyeho telefone. Sinari kujyaho yabaga kuko hari muri famille kandi bwari bwije. Nahisemo kwitahira numva nataye umutwe ntazi n'icyo gukora. Nagize kuburira impita nsinzira nicura bukeye. Sinigeze ntekereza cyane kuko numvaga nahita nsara. Numvaga nabuze byose. Sylvie wanjye, akazi kanjye, Deborah we ntigeze njyamo kuvana mbere. Nawe se n'umuryango wanjye ntiwanyumvaga. Ernest we yari yaramaze kunzengereza nteranya. Nagombaga kubyirengagiza byose pe. Nta kibazo na kimwe muri ibyo byose nari mfite igisubizo. Nagiye ku kazi mu gitondo, ntambutse mbona abakozi bose ninjye bahanze amaso. Ninjira muri biro yanjye boss ntiyari yakahagera. Nkifungura imashini Deborah yahise yinjira mu biro byanjye. Yisekesha nyita sheri ngo naramutse nte, arambura amaboko ngo ampobere muhereza ikiganza ntanamwitayeho cyane. Mpita mubwira ngo akingeho yicare tuvugane.
ntacyo nari nkitinya, nari nataye umutwe. Naramwegereye mufata mu ijosi nk'ushaka kumuniga. Ati ko ushaka kuniga sheri ntigashirira amenyo. Mubaza nibaza umusaraba ari kunkorera, nibaza akaga yankururiye atinyuka kubwira boss ko dukundana. Ambwira ko icyo wazaruka nkunda kandi ngomba kumurongora. Narushijeho kumuniga cyane, mbona nawe yabaye nk'ikihebe. Ambwira ko byaba byiza mwishe aho kugira ngo abihabona nkundana n'undi muntu utari we. Namubwije ukuri ko mfite undi muntu nkunda kandi ndetse tugiye kubana vuba, bityo yuko tutabana cyane ko Satana byemera. Namubwiye ko atumye ngiye kubura akazi. Ati nutanyica ubu sinzemera kubana n'undi utari jye. Nahise musohora byihuse ndamubwira nti noneho nushaka upfe nanjye ubu sindiho. Narakinze nicara muri biro yanjye ndyama ku meza byancanze. Mu kanya gato boss yahise azayinjira mu biro bye tanansuhuje. Hashize umwanya muto arampamagara mpereza ibaruwa na sheke y'ibihumbi 500. Ambwira ko anyifurije amahirwe masa handi nzakora, katakwemera ko musuzugurira mu bwatsi bwe. Naramushimiye ndagenda. Isi yari irimo indangiriraho ndeba. Nataye ubwenge ngenda ntaza aho ngiye muri ayo masaha ya saa 4 z'amanywa. Mu mutwe numvaga hatogota, ibitekerezo byisukiranya bikisubiramo ku buryo ntabashaga kumenya ibyo ari byo. Nagaruye ubwenge mu masaha 6, nisanga nicaye imbere yaho Shiri Sylvia yakoreraga. Ubanza nari ngiye kumusaba imbabazi. Sylvia yari umukozi ushinzwe gushaka amasoko muri kampani yigenga. Yari yifungiranye mu biro bye, yavuze ko nta muntu n'umwe akeneye kwakira. Naramukomangiye ndanamuvugisha ntiyansubiza, ariko yari yanyumvise. Yacishije agapapuro munsi y'urugi kanditseho ngo ntakeneye umugabo ufite imitima ibiri. Agahinda karanyishe nanjye nguma ku muryango w'ibiro bye. Sinari mfite ubushobozi bwo gutekereza ikindi nakora. Reka nkubwire cya gatanu cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, wicyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'inkuru ukareba ari gutukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyira igice cya 6 cy'inkuru uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha yuko igezeho uhite uyumva.